Bimeze bitera. Amakuru sha. Kwa uzara. Yerukana cye. Byadanje. Amakuru sera. Shani fresh kabisa. Ahubwo wowe uri rwose uje nabi rwose. Uzo wahombye. Usanze neza ngutobe neza kabenda karangije. Burenda irangije neza. Umaze kurya umuti. Maze kurya umuti nta kibazo mfite nje rwose. Je muti se ko giye numva nshaka no kubivaho. Nukuri nshaka kubivaho. Nose twaye. Ubuse ubuse mbandebe. Ubona mbaye iki ubungubu? Kubera nambaye iki rwose ubona mbaye iki? Ubuse bubaye iki? Ubuse umuntu kurusha ubuzima ninde? Salama bro. Sawa peti wanje. Cyane sawa mwana bro. Shani fresh mwana. Nose mwana uranga ndindiriye. Oh, nakureba. Manzi umeze ute? Sawa manzi. Fresh man. Umeze bite se mwana? Fresh. Umeze ute? Shaka kwaburanyira. Yes, mwish man. None se harakana ufite se man. Ya. Harakana ufite man. Shaka ndagafite angaka muri ko sinzi ko mwana ari cyo Kamwe nari. nari. Ako manzi umaze iminsi natwibita. Gasepere kana man twigira. Nabayunga no dutamure ngo dutamure yere ko Gosema. Manzi, ese muri muzi n'ibyambayeho. Nari ndimo kwirira hana gatire. Ngiye kubona mbona polisi ngo pa. Nanje mitanye nikatira ko kana. Reka genda. Agurutse sumuna agurutse. Ibyo bishoboka umva dutanze. Byanga bikunda. Kubera Kalisa nako nyimubona cyane ashobora kuba arimo kuneza manzi ngo Kalisa kuvuga ndavuga manzi. Mbasha manzi. Wowe ntosigaye twanze nawe nkabo bose umuntu uzoza vuga. Ati umbabwiye ko bize bwamaganye. Uko bimeze. Umbabwiye. Muri iyi minsi ndika tuvanga aha. Tugiye ukana Petro ganira no. Sumba tukumure umusobezo man. Chamwana niko kan. Kuri hano nta kintu twaye. Tujye. Ahirye gato. Bamana reka mitena nikushikamo hano man. Aya, ahanga akamyeza. Akanze nkore vuba vuba kugira ngo umuntu agende. Akano gashyamba. Nararonge vana vuba. Je wibuka kano gashyamba se man. Kano gashyamba koko amuvana. Nari nkumbe kurya kantu sinjye kubeshya. Narinye gutera ya nkuru man. Nuko mwana ngiye kona mbona mwana zandeta zije komfata. Zimaze kuza. Reba kubaryana umutarazo. Mupolisi umwe nahise mwereka umunani mu kirenge. Mukamukatira. Niyo gufata. Wakintu uzi kugenda nk'ivampire man. Uma ndi nkarama mani mu mashyamba. Wakarangije. Shaman. Uziko. Iyo maze iminsi mani narori. Uziko naringize ngiye kubutiza ikibiriti. Kadyoshye gatese man. Ni hatari man. Ako dore nani twitene n'umusedo. Sinzi rwose. Nta manzi. Burye kuguze twibeta. Ufite ushobora kujya guhinduka man. Umurabona zimya man. Akose man nawe nukimenya kuroringa man. Maze gusoza. Akose man ushaje. Nta gisaga. Man vie. Utansabye nako nagoye kuko namaze nk'amezi nk'ukwezi n'igice. Amva wakintu mva mubwire man. Zimeni ibintu yankoreye man. Asigaye amaso y'ijisho wakintu. Nuko uvuga ngo no kugera ku irembo sinemerewe kuhagera man. Ntabwo kuhagera. Ntabwo bishoboka. Wowe na Kalisa musigaye mwana bose sinzi. Kalisa nanjye simbaherutse cya kibosi kiwe. Niba gisigaye kimukanira niyo mva man uri hano amusukara mwana no mwana wakuzajya hora. Wabutse man ari kwajyura kari kuba muroromba. Azimisi mbamazina na pusha man. Kase mwana ninde uri nguri fege niba cyangwa akangurura nk'inzoga. Kano kantu twite twigira kwandamaje mwana tujye kwirira n'akabenzi kaba kanariyo man. Ufite mu karusi hano mfite mimimbi yanjye man. Ufite mimimbi. Sari wambwiye se ngo hari n'ahandi hantu bari bakwiye umwana. Ngo hari umutipa ari warashe. Ze gutya mere mwibagahumbi sibyo? Turetse dushaka ubwo ni gitatu tugura kantu tubone gitatu mwana neza amasove mwana za amatema. Kalisa man sinzi ko tugomba kubona. Akira mwana Yewe uyu muswera mwana ariko mwana ntabwo nivyibukaga mwana nanjye komeze nka twatubora mwana ibintu by'ubudage n'ibyo bizwana furi uratanga kantu mwana kana ntafite ikibiti ni ipaki mwana ntabwo ibiti bihenze ikibiti kigwa 350 kanza tunana gashira wa muswera
ndabishobora mwana nta nubwo ndi no Shera wa muswera. kureba. Akamana uziko nangiye kubona inyoni ziguruka man. wowe nyine wanze Nimba ari ukubera ipemba ry'iminsi umaze. Karisa. Wamubonye man. Byawe ndi mbavuga man. wumva babizanye umwana hano ntago Akamwana muvuga gake. Biswera nibyo byirirwa binaza kuri polisi. Cyangwa nifitiye umunyati wanje banshara man. Amonye man. Karisa bose ndamuteye. Niko se man kumukiza fight man. Mereze feka cyane. Sitaje bite man ko mbona yandakari. Watache wewe Banizaniye man. Asman cyo kintu. Ikipasi kigize gute kiranyiyongoza ngo kigiye ngo kumakaza. Urumva? Sinzi ukuntu kirangaye gato cyangwa garuno ruyoga sinzi nirwa rugomana. tumeze Wayibonye man. Ningi nagumbura minoti man. Kamanza ngubwira mwana saka. Ese bimeze bite niko niga bimeze bite mwe? Namaze kukubwira ukuntu njyewe mwana itaje ukuntu yigeze kunanga. hasubwo ye gutandoka Twarashe boro. Mva nkubwire. Twarashe boro ashaka kumpeza man. Je ntago wameza man. Iriya boro twari twarasheho ukajya kuyirya wenyine ntabwo bibaho man. ndamuha Uyu mwana ahubwo mutambarira amajewe ikiyoga nitoreye nubwo ntazi cyari. Urumva nabyemera. Nawe ngwese man. Manda ariko we ntaribi. Akitaje je wishaka kunyiyongoza. kuri telefone uvuga ko nayo ijyanye Iyo ngiyo nayirashinye. Mpahita imana. Ino daje. Man kari. Akumana ora narashe phone jewe. Ubu singirimo bure zingaye man. Yendo zisangira ni wanyu. Okay, sawa nta kibazo man. Karisa. Zigumana kiryoshye man. Iki kiyoga sinzi ko cyitwa man. Nanjye nyibona gutya tu. Utongera no kuntumurira myutsi utari no kunsomya man. Kijewe rashaka ku Asman uyu muswera reka maze babwira. Ibintu byo kunkorera. nibagufata abanyadage Ariko nibaje nawe ndamani kari. atugana Nimba ushaka kwiyunga nanjye. Sibyo man. Man. twiyongere ku N'ubundi nta n'ikintu turimo kwakira ugafata kuri iki kiyoga nubwo ntazi cyari cyo. Nimukajye mupfa nk'amadage man. Twese turabaniga. Atira ho. Atira shira. irirangorera abo imyaka ndi burya imyaka ndi Hesigo ngo twapaka iki. ubuse ko kwamyunze Munywe. ubuse Kiye guteza n'iyitace muyishakira muri. Tureba man. Nawe twitwaza imara. Ndayimurashe ayo yagombaga kumpemba nawe agenda ayarya n'umugore. Reka maze babwire man. Manzi. Yari akantu kanciye mu gutwi. Gate kameze gute. Ngiye kutubwira akantu ngiye sinkazi sibereye mu mutima inswera nawe. Kameze gute man. wenda gashobora kuba Warubitangiye Impamvu man nananze kukavuga kuva kare. Urabizi mwese muri abantu banje. Ukavuga man Karisa atarazi. Urumva nta hantu tugiye kurasa Kandi urabizi twese tura asa waje boro zawe na boro zawe. uziko umukunda kunda Mwagiye munega amatwi mbabwira inkuru. Kandi abizi neza ko iyo hari ujambo uri kuvuga ntari kwemera. nani nabyumvisha nani Iryo jambo ngo uruswera no. Abakeje ntabwo ari twubahisha man. Yego turamaniga ariko tujye tujijisha man maniga. Batubwire manzi tubwire. Bimeze bite? izo byarizi naje yarakuze. uzi wa mugabo ngo ni Jean Paul. Undi data wacu. Ntabose waramunyeretse. Ukiri munsi y'amashuri hari. We daje wakuzaniraga ibitekerezo bya fo. Urabyibuka man. Ndacyibuka man. Uzimana dira jondi yambwiye. Yakubwiye ngo nguki. Taba cyarakubwiye ya magambo ngo urashaka kuva imihanda. Mva man imva. Wasebye. bose ibyishimo bivanye mwana uvuye mu muhanda Diru Ugiye kubidage. Diru man yamaye. Yambwiye ati wowe sibyo uvuye mu jyane mu kazi. Urumva mwishyurire minerivare wige nawe uzavemo umuntu w'umugabo. Usubire ku macike. Amaciki man. Wawe uri umuginga ndagahiyajya. Ubu wasubirayo ugafata ibike man ngo ugiye kwandika. Ngiye kwiga. Ibintu ngiye kwiga ntabwo mbizi. Manzi. Iryo tabi ryawe ntabwo ryatuma ureba mu ikayi. Ntabwo ryatuma ureba mu ikayi. Nje navuze n'abantu banje. Akagenda nababwiye man. Kari. Reka namwe mbibwirire. Saka urabizi ko ndi umuntu w'umugabo. yes Ntabwo wibuka mama njyana ku ishuri. ndabyibuka Ntabwo twiganaga. Twariganaga cyagiye man. Ubwo bugabo baba batubwira n'ubuye.
so kugenda kirosa akaduhata ibiti mfata nanjye naragiye papa yigeze kwiyongoza nibamara kubona iryo Ve yariyongoje mpita mukatira urumva man ese mukatira ntago urabona ninjye ku maciki sibyo nzigana iteza imbere mani ese ubona tuzatunywa n'akantu nyuma twarahuye gitangiye kuzana ibyo bitekerezo mpereza mbona ariko mpereza inzoga yanjye wamuye witonda ibyo bitekerezo ibyo numva atari inyamibwe mani ubu ngiye mani ejo bundi nagira n'uruganda rukora imigati nako se wagiye kandi nuramenyera imihanda nacagiye tuguruka leta nabonaga uri kugenda ucaracara kose mani wagiye witonda uyu munyumve mani nabonaga utasimbuka pe uri kugenda uryama ubu ngubu wagiye uba nka peta ariko ntabwo uzi ko cyagiye yagurutse mana akaguruka igipangu natwe bikatunanira reka ariko ni ukuvuga ngo mani dukeneye gutera imbere oya ufite gahunda yo gusubira ibyaro urasubira ibyaro ese umva nabibagirwa mani nereza inzoga yanjye ubuyoga bwanyu nibwo muba muri kumbwira mani mwagize n'ibintu wowe urika wiragiye mani harimo kuvuga uridajya ngeyo nirasiwe mwana we cyenda nakwemerera n'iriya mombiye yatwemera ngo turajya kurira akantu mbese se ufite igihumbi aho ngaho oya ndagurisha n'abandi bane nayirashe ndayirashe aho nibyo rwose ahangaha turabura amase nk'icumi mani niyo byaba 10 ubukaro burimo aho ngaho ubukaro burimo ahubwo tube twinywera mani ariko reka mbereke mwana saga reka mbereke igitekerezo cy'abantu umva mani saga yes murabizi ko nari mbabwiye ati nimwe muretse kuvuga amanzi uranga amanzi mu by'ukuri urimo kutubwira ngo agiye kugenda ngo agiye gukora imigati ni bya bintu byo kuvamo reba rirajisha azaryereka profe igiti ntago agiye kujya mu ishuri ryo kwandika yavuze ko agiye kujya ngo mu ruganda ngo gukora imigati ngo nibyo ngo uruganda rw'imigati ngo nagira ngo uriya jisho ngo rizareba mu ikayi byahita rihumira rimwe byarangoye kurumwa gisaka agiye gukora imigati ahubwo mani tujye gushaka mani umuteja mwana umuteja w'iyifone mani ntabwo turi bumubure ufite n'inzara ibi byose biravamo ceceka bamaze nibuka manzi uramuzi manzi ndamuzi ni wandi wigeze kuza agenda twivumbuye avuga ngo umwe twasimbukanaga ibipangu ubu uzi ko nasigaye ameze atese kandi nose uramuhiruka kandi abigutuye ubu niwe natekerezaga niyo mpamvu nagureba hasi ngo ntabwo uri kumvugisha ngo wese uyu muntu ejo bundi twarahuye antekereza ubuzima asigaye arimo ubu ngasigaye akora mu ruganda rw'imigati reka genda yarabyibushye ibitama n'ibitama gahore telefone ingana gutya yampaye ubutunzi mu rugo afite ingurube yahinze inyanya buri kintu cyose aragifite n'ukuri kumva se kandi je namugezeho ndavuga naho ngubu nkanjye ndacyakora iki mu muhanda navuye muri ubu burara nanjye nkajya ubu ngubu mfite agahinda ntewe n'uyu muhanda n'uburyo namubonye ameze cyane araciye ameze rwose n'umuntu ukuri ameze neza pe ahubwo nagira ngo nze nkurebe njye kukwereka ukuntu asigaye ameze kuko yari yambwiye yuko ashaka kumvikana na bosi wiwe nanjye nkaba nagenda akanyigisha gukora imigati ubu tugize isaha twamubona cyangwa twaza kugenda mu kanya yari yambwiye uyu munsi yari yambwiye ngo uyu munsi njye kugenda ndashaka kureba umuntu ubaye ndose ashaka kuba anduta araba yarangije kumbwirira mu bosi wiwe amunyengengere arebe yuko twakomezanya iby'amatabi rero iby'amayoga ibintu by'ibiyobyabwenge ngiye kubireka ngiye kubireka reka mbanze ndebe reka mbanze ndebe urya ameze niba koko turi umusange agapira wa mu boss yampaye do akari ukuntu gasigaye kameze karacikaguritse inkweto zansaziye nta kintu na kimwe kandi amafaranga uri kuyabona amafaranga ndayabona ariko nyine nyajyana amatabi no mu mayoga ibiyobyabwenge nibyo byanzanye ubu rero nari mvuze ubwo saga nawe ari umuntu wanjye cya peti cyo nakibuze mvuye mu rugo iwabo ndakibura ubwo cyagiye kongera kubishakisha rero ndavuga reka nze nkubwire tugende turebe ko yatwigisha nibura tuve muri ubwo buraramana se tuzakumenya gutya nanjye amatsiko yiwe niba nyabonye nibwo nifata umwanzuro wanjye nkavati ahubwo tugende byaba byiza tuve muri ibi ngibi nta bintu rwose nahangaha ni mu bipangu gusa reka genda mane mfasha ahubwo mubona manzi
Manzi Manzi ari hesha ngo ntawe uhari Manzi Unakunda ukunda kunyenisha Takimeze ngo ntabwo hari kanzone ntabwo hari ndakubona Rwanda ni uruganda koko Mande zose iyi niyo migati ni amandazi amandazi bayakora gutya hanyuma iki nicyo cy'imigati ubu kigiye kugikoramo imigati mu kanya gato urajura bibona ahubwo n'iki ngiki ushobora kugikoramo amandazi ntabwo ushobora gukunda amandazi nayo kurabumva none se mungu sinakora mwirindazi nyine ntabwo ryaba ririndazi risa kurabumva urumva bimeze kimwe nagira ngo irindazi nyine iyo rikase gutya nibwo biba ririndazi ariko iyo umugati urambuye nibwo biba byitwa umugati hano haba harimo ibyitwa cipamandazi hano rero ntabibamo niho ritandukaniye n'umugati tugende mwereke n'inyuma aho bikorerwa hari n'ibindi kivamo amandazi kivamo amandazi ni iki kikavamo keke izi neza keke sha keke za 50 urazibona nazibonye bya bintu bishobora kuba bigora biragora imigati nibura bikorwa mu mashini wayibonye noneho imigati iyi ni imigati uno kuvuga ngo iyi yahiye imigati ubu yahiye rwose reka murano uziko ari umugati we iyi ni umugati neza ariko bya bintu bikoreshwa n'intoki bino bintu ndashaka kuzabikora none iyi ngiyo cyo ni igiti iyi ni ifuru ahangaha niho byotwa rero hano ibintu bike harimo umuriro wagenze harimo n'ibyahiye we uzi ko utakoramo ntabwo birashya neza buriya hano hantu nahokereza inkoko nahokereza inkoko pe dore na za keke koko dore n'imigati noneho amandazi ntabwo tuyatekera nagira ngo nawe muyokerezamo hariya amandazi ajya hano ku muriro nose ntabwo yakotswe ngo bikunde amandazi barayakaranga mu mavuta bayakaranga mu mavuta byanyabona nyarya ntabwo nubwo mbanza ko bikora ntaryahiyemo se ngo numve ukuntu ari hano nayangaye ubu hari fatika nari ryo ukuntu rimeze akarashishe ku nabi yakoze ninga zikuma neza tayira ndariyo gana nshaka ubugena vana no yirazi nande iryo ntabwo indazi iryoshye we ayanyero rwose nahigereye ku ruganda dore ngaya amandazi uruganda narwigereye ndetse mfata ryoshye ndarya n'imigati ndarya na keke nta kintu na kimwe bibaye karisa wanje mbega amandazi aryoshye ate hano harimo ngo capamandazi harimo cipamandazi umva kayisa we ko niko kubaka umubiri ko nanjye nubaka ubwonko ndubaka ubwonko kubaka ubwonko se ahubwo nakubwiye uko niko kubaka umubiri ntabwo turiyahuza ibitabe turiyahuza za kanyanga zakore turanywa sinavuye dushwara reba agatuza reba ibitabo urambona nsigaye meze ubutama bwarumye kubera uburya ry'amandazi buri munsi n'agafaranga karaza umuhanda nkuvuyemo umuhanda nkuvuyemo ahubwo ntureba ikintu gisigaye aho kugira ngo wigishe umuntu aho kugira ngo umuntu ifi ugomba kumwigisha uko ayiroba irindazi ndaririye nubwo ndiririye ubuntu ariko ndashaka no kumenya kurikora ukanyigisha no gukora umugati neza ubu umuhanda ndawusezereye tujye kwigisha ubwo ngubwo ni ukuvuga mu mutwe wawe haracyarimo ibimojya imigati ikorwa rero ni ukuvuga ngo ibyo ishuri ryatangiye kare urebe neza ibyo niko yarisha byatangiye okay ariko gukora imigati ntabwo bikora ndabizi ibi ni ibintu byoroshye ni uko nguko konyine ukagakara ubwo nguko ukakagira uko byagenda byiza cyane rwose karisa karisa ngura
nabanje Neni bikomeye, neni bikomeye. Siko iyo mvuze ndi mariki. iyi fite mabite gufataho. Okay. Ja, ukora mwife. Ubona yikozemo. Ugakata. Kukata se nk'umugore wa mugabo. Nose bagikata. Reba neza. Wakabonye ko nakajyanye. aragashishuye koko. Ibi bintu. Siko nani kubona ariko mbonye bakora imigati. Mama gajewe. Bya bintu birakomeye. Ongera nawe ugerageze. Nyine no cyane nyine bakagiye ku ishuri bagize ngo babanze cyo Cyane nagukoze wa mugati. Wa mugati wenda gukoze. Witonze. Uziko muri bwije ukakazinga kakamera nkako ngako kagashyira munsi akagasigaye ugashyira munsi yako gato oya shana wewe akamubiraza nanjye nuko byari bimeze ahubwo ari maze umutima sha ari maze umutima ndavumbura hano ndahavumbura dore biri mu mutima ka tayari sha ibi gati ndabona rwose bigiye kuza ubona bitari kuza rwose weje mwazamba rwose sozi nkaraze runini hano mukayigisha ngiye kuko mukayigisha ahubwo se ubirimo ngiye nanjye ntanze pe iyo ndi ndazi umugabo nari undi gukora imigati ntabwo nshaka gusenya amata noneho rero ubu ngubu byari kugira ngo yerekere urabyumva twari utuntu tworoshye twibanze ahubwo ejo kare ni ukuza tugatangira kwiga urabona ko biri kuza umva se urumva wowe nako imikino ahubwo ejo mu gitondo inkoko ni iza mbere nawe mu gitondo cya kare peti rero peti mvuye kumureba ndamubona ariko nigeze kubimuganirizaho numva aracyafunze umutwe ariko impamvu ntureba buriya nanjye nari nafunze umutwe igihe wabimbwiraga mwana ahubwo njyewe nabyemeye neza nuko ni ukuvuga ngo peti nawe niyaza nkamwereka uko usigaye ubikora agahekenya kuri uriya mugati nk'uko nabibonye ni byiza cyane byiza pe ariko ibintu byiza ngiye nahaze ngiye menye gukora imigati ariko bitangiye kuza umunsi w'ejo tuzafite nk'icyumweru ibindi byo biroroshye nko guponda n'imbaraga sinabese ko nongera ngoroka ibipango itabi dushiramo neza inkoko niyo ngoma ngiye gukora kubera ko peti ntabwo nawe yakemera atabonye kuko nawe ni kimwe nanjye ntabwo njya nemera ikintu ntakibonye ubu ngiye guhita ndeba peti noneho ejo nituza gukora nawe nshobora guhita muzana akabanza akareba uburyo tubikora noneho nzareba ko azasigara mu muhanda wenyine ntabwo ashobora ahubwo subira mu kazi kawe subira mu kazi kawe peti warazanjye ubu nazapfushe warazibagiwe nanjye nimegurira rwose nabyemeye manzi urakoze cyane vuba cyane uzawaryo reka mubwire sasa